Mwiriweho bavandimwe, umwami ashimwe ko aduhaye amahirwe kugira ngo twongere kwiga ijambo rye. Umuvandimwe nawe arakoze ko amaze kudusengera, natwe tujye dukomeza nyine aho turi dusaba Imana, tumere nk'igihe ba Nehemiya bubakaga bavuga ngo ukuboko kumwe kurimo gukora ukundi kurimo gusenga. Imana rero yacu irumva, ntabwo ikeneye rwose ko bafunga ibyuma kugira ngo yumve. N'igihe wumva, n'igihe wowe wizeye urimo wumva ibyo abantu bigishije, ujye ubusabira nibura mu mutima ko bikugiraho ingaruka, ariko ko n'abandi batarizera umwami yabahumura. Ni ugukoresha ukuboko kumwe uwundi imitima ibiri, umwe usenga undi urimo gutega amatwi. Reka rero dutangire bavandimwe, nk'uko tumaze iminsi twiga, ngira ngo muri uruhererekane rw'inyigisho turimo, iyi ni iya 4, twize urupfu rw'urupfu. Ni ukuvuga ngo gupfa kwa rupfu bitewe mu ko Kristo yaje akajya mu cyimbo cy'abakwiye gupfa. Dukurikizaho kureba ikibazo cya muntu n'ubwiza bw'Imana. Ikibazo cya muntu mu by'ukuri ni ubwiza bw'Imana. Kuba Imana ari nziza, ikwiye gushimwa no kubahwa no gupfukamirwa, n'ahantu umuntu akwiye kugera ahantu avuga ati niyo napfa. Umva, dukwiye kugera ahantu Imana iramutse itanadusezeranyije ubugingo buhoraho, tugomba kuyibera abagaragu. Abajyaga bakura bagakanguka nuko bageraga bakavuga. Burya iyo abantu nka Mose cyangwa Pawulo bavuze ngo mwami, ngo niba ikiguzi cy'aba bugingo buhoraho abantu kugira ngo babone bizera Abisirayeli ari ukugira ngo njyewe ndimbuke, byaba byiza nye ndimbutse. Urumva icyubahiro aba akunze cy'Imana no kuyiha agaciro, ni nko kuvuga ngo niyo nta kindi wama njyewe, ibisimba irimo ku nyungu zanjye. Bariya abantu bo, kuko iyo umuntu yizeye atangira kubaho ubuzima bushaka kubaha Imana, bunagerageza bimwe bukagenda bubigeraho. Ni ukuvuga ngo arimo arifuriza imbaga nyamwinshi ko yizera. Ibyo bivuze ko Imana ibonye icyubahiro cyinshi, ati niyo ikiguzi cyaba ari ugupfa kwanjye, kurimbuka kwanjye, nacyemera. Rero ni uko dukwiye kugera aho hantu nyine, umutima wacu ukamera utyo. Twize rero inkomoko y'urupfu, twiga naho n'umutima Imana yatanze kugira ngo irwice narwo ubwarwo. Bwa kabiri tureba Kristo nk'uko Imana yagiye imuvuga mu isezerano rya kera, aricyo Bibiliya ivuga. Tureba ubwiza bw'Imana, aricyo kibazo cy'umuntu. Tureba kuvuka ubwa kabiri, kubyara ubwa kabiri bivuze iki. Hanyuma uyu munsi ndashaka ngo turebe ese kuki byihutirwa ko buri muntu amenya neza bidasubirwaho ko yavutse ubwa kabiri. Kuki byihutirwa ko buri muntu amenye ko uyu munsi we na Kristo bari mu isano, aho noneho yavuye mu kuba ari mu bantu b'Imana, kuko abantu bose b'Imana siko ari abana b'Imana. Murabizi muri Yohana 1:12, Yohana igice cya 12 avuga ko hari igikorwa kugira ngo umuntu ahinduke umwana w'Imana. Abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo guhinduka, ntabwo ari ubwo kwitwa. Hari ubushobozi baburaga muri bo, barabuhabwa kugira ngo bahinduke abana b'Imana. Urumva ntabwo bari basanzwe bari mu isi, bararemwe nawe, ariko byasabye ko igihe kigera bakizera, babyawe ubwa kabiri bakaba abana b'Imana. Ibyo rero, aya magambo yanjye avuga gutyo mutajyaga bacitse. Iyo mvuze ngo barizera babanje kubyarwa ubwa kabiri, ntabwo biba bincitse nyine. Ni ugukurikiza ukuri kw'ijambo ry'Imana. Rero icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki. Uyu munsi turareba rero kuki biri ngombwa, kuki byihutirwa. Akaga gahari ni akahe? Dukurikije ubukristo bwa Bibiliya, ni umuriro w'iteka, ni ukurimbuka, ni ukujya ahantu hacecekerwa, ariko ukahacecekerwa wumva akababaro. Si uguceceka nk'aho noneho byarangiye. Byaba ari amahirwe abantu baramutse bapfa bikaba birangiye. Ariko ikibazo aho kiri, impamvu byihutirwa, nidusoma mu Baheburayo igice cya 9:27, Bibiliya igaragaza ko umuntu iyo amaze gupfa aba atangiye, hari ibintu bajya bavuga ngo kwitaba Imana. Ndashaka ko guhera uyu munsi mujya mubitekereza mutya. Ntabwo ari ugupfa ngo bibe birangiye, ahubwo ni ukwitaba urukiko rw'Imana. Ni ukuvuga ko navuga ngo umuntu yitabye kuri polisi cyangwa kuri RIB, ujye ubifata ko niko ibintu bigaragaza. Abaheburayo 9:27. Kandi nk'uko abantu bagenewe gupfa rimwe, urumva yapfuye, hanyuma yaho, nyuma yo gupfa kwe hakaza urubanza. Ndashaka icyo kintu bavandimwe tucyumve. Niba ibi bintu rero buri muntu yaragenewe gupfa rimwe hagakurikiraho urubanza, nta kindi gisigaye nyuma yo gupfa usibye kujya mu rubanza, bivuze ko umuntu kuri umushyingura biba bitarangiye. Bivuze ko Imana yamuremanye roho
igomba kuzajya gutanga ikirego ku Mana kwisobanura uko wabayeho. Nibyo mu Baheburayo bavuga igice cya 4 ngo imbere y'izatubaza ibyo twakoze, buri muntu ku giti cye n'ijambo ryose wavuze. Bavandimwe, ndagira ngo iki kintu tukihugukire, tukiteho. Niba iki kintu kiri mu byanditswe byera cyuzuye hirya no hino, tukitekerezeho. Ariko naravaho kuki nawe maze kubona ko biri ngombwa, kuko bya bintu byose twavuze, urupfu ruje rukaza utarasobanukirwa kwa kuri ngo ukwizere, ubyara ubwa kabiri hanyuma wizere kuriya kuri, ntacyo byaba bikimaze, kuko nyuma y'urupfu Bibiliya itweretse ko umuntu akomeza ariko hakurikira urubanza, ntabwo biba birangiye. Ariko kuki ibi bintu tubyihutira? Kuko ibi bintu bifite ikibazo. Inyigisho yacu iteguye itya kugira ngo tuze kujyana neza. Turahera ku gice cya mbere, aricyo bivuze iki? Ese turabibona ko mu byanditswe byera? Ni nka introduction niko navuga. Hanyuma igice cya kabiri turaza kureba ese hari ibihamya mu byanditswe byera bihamya ko uku kuri guhari kandi kutureba. Kuko niba turimo tureba ubukristo, tugomba kureba icyo Kristo yabivuzeho. Hanyuma gatatu turaza kureba ibisubizo ku nzitwazo abantu bajya bitwaza bashaka guhakana uyu muriro w'iteka, kurimbuka guheraho, ku buryo uzasanga ntago upfa kumva indirimbo z'uyu munsi z'abantu baririmba umuriro w'iteka. Muzumve Mbonyi, mwumve abandi bose, mujye mwumva abandi bihimbira indirimbo nyine za zindi zitwa gospel songs. Umuriro w'iteka ni uvugwa, ni ugufasha abantu kuva mu bibazo, kuva mu bukene, gukomera, kubona abagore n'abagabo. Nyine ukabyumva ko iki kintu muri iyi minsi ntabwo kirimo gutrendinga nyine mu mitima y'abaririmbyi, mu bigisha ku bututi bwabo. Oya, ni self help, ni ukuntu wakwifasha ukamera neza, nimfasha kwifasha za project zijya zaduka. Ariko ijambo ry'Imana nitureba Kristo turareba dusange ku munwa we. Reka mbabwire, umuriro w'iteka, kurimbuka, hell, umuntu wakigishijeho cyane ni Kristo ubwe. Turaza kureba impamvu ari we wabyigishijeho cyane. So rero reka tuze noneho gusubiza objections, hanyuma dusoze turebe icyo bivuze kuri twebwe, ari abizeye ari abatarizera. Bavandimwe rero mureke dukomeze. Reka mbabwire, hari igihe abantu bajya bavuga ngo inyigisho ni ukugira umwaga, ngo ni iterabwoba, cyangwa se ngo ni ukwifuriza abantu ibibi. Ariko reka mbabwire ukuntu atari byo bavandimwe. Ikimenyetso, umuntu wa nyuma uduha ijambo ku bintu ni Kristo. Niba tujya kureba umuntu w'ubugwaneza, kureba umuntu wifuriza abantu ibyiza, kureba umuntu ushoboye kandi kubibahereza ibyo byiza, kureba umuntu urebera abantu akamenya igikwiye n'ikidakwiye, kureba umuntu mbese iteranyo cya perfections ni Kristo. None Kristo iri mu nyigisho yigisha, niwe wenyine muri Bibiliya wigishije inyigisho yo kurimbuka n'umuriro w'iteka naho urunyuruta. Ndabasomera icyanditswe. Reka maze masome noneho mbone kugaruka mbabwire, mubanze mwumve igihamya cy'uko ibyo bintu ari byo. Turasoma muri Mariko, mwumve icyo umwami w'abami avuga. Biti ibyo bidufasha iki? Ibyo biradufasha kubona ko Mariko igice cya 9:42 kubona ko iki kintu ntago hari ukuntu abantu babifata uko bitari, kubera ko batazi ijambo ry'Imana, cyangwa se kubera ko banarizi badashaka ko uku kuri kurimo kuba ukuri. Mwari mwabona umuntu uba ufite ibibazo akabihungira mu kabari, ibyo se bikuraho bya bibazo? Ahubwo agarukana afite ibyikubye kabiri. So rero options ni ebyiri. Hari ukwemera ukuri tukakureba uko kuri, hari no kwibuzabuza umuntu agakomeza amera nk'umwana bashaka guha ngo ugaburira uw'ejo bararwana. Ukaba ushaka kumuha ukuri kumukiza, ariko agakomeza akibuzabuza adashaka kureba ukuri. Umugabo nyamugabo rero nureba ukuri mu maso yako koko ari, niba ari urupfu akarubona uko ruri, agahamagara abana be agatangira kubaha iminani. Najye muri dinayo ngo abeho ahakana ngo yase nzapfa nzarama ngo urabibona, ibyo ntabwo ari byo. Reka nsome mwumve muri Mariko igice cya 9:42 haravuga ngo kugera kuri 49, umuntu wese uzashuka umwe muri aba bato banyizera akamugusha, ibyiza ni uko yahambirwa urusyo mu ijosi akaroha mu nyanja. Arakomeza, ukuboko kwawe nukugucumuza uguce, ibyiza ni uko wakwinjira mu bugingo usigaranye ukuboko kumwe. Biruta ko wajya muri gehinomu y'umuriro utazima ufite amaboko yombi. Gehinomu y'umuriro utazima ufite amaboko yombi. Murabyumva? Umuriro uteye ute? Utazima.
aho urunyo rwaho rudapfa kandi n'umuriro utazima ntuzime. Urunyo rwaho ntirupfa. Urumva ntabwo rero rwareka gupfa rudafite icyo rurya. Icyo rurya rero ni umuntu. Bavandimwe, uku ni ukuri kuri guteye ubwoba, ariko murebe Kristo wa wundi perfect teacher, wa wundi nyine uzi, ukunda, ushoboye guha abantu ibyiza. Iyi niyo nyigisho yihuta, buri gihe akayigisha. N'ikirenge cyawe nikigucumuza ugice, ibyiza ni uko wakwinjira mu bugingo usigaranye ikirenge kimwe, biruta ko wajugunywa muri gehinomu ufite ibirenge byombi. Abisubiramo, aho urunyo rwaho rudapfa kandi umuriro ntuzime. Avuga n'ijisho ko mu gihe rigucumuza ugomba kurikuramo, kugira ngo utazajya muri gehinomu ufite amaso yose, mbese uri complete, uri fit, ufite po nziza. Urunyo rwaho rudapfa kandi n'umuriro ntuzime, kandi umuntu wese azasabwa n'umuriro nk'uko umunyu usaba ibyo kurya. Bavandimwe, ndashaka mwumve iki kintu. Kuriya umunyu winjira mu mazi ukaburiramo ku buryo agace kose uriye k'ibiryo wumvamo umunyu, kandi iyo unagamo ntabwo unaga hose, umenamo hagati hanyuma ukawuvanga. Ni uko nguko ngo umuriro uzagira abantu bose bazajya muri gehinomu. Nta gice kimugize kitazumva ubwo bubabare. Ndashaka mutege amatwi mwumve bavandimwe. Uyu ni umwami w'abami. Kuki? Kuba ari Kristo duheraho dukora muri introduction tureba uburyo ibintu biri serious. Niba rero uyu mwami w'abami ufite urukundo kurusha abandi, uzi Imana kurusha abandi, murebe ukuntu arimo kubivuga ngo Kristo niwe mwigisha wavuze ku buremere bwa kuzimu no gushya kurusha abandi bose, nk'uko tumaze gusoma muri Mariko. Kuki? Kubera ko impamvu ebyiri. Ariwe ufite urukundo ruruta urukundo rushoboka. Ni ukuvuga ngo kubera ukuntu akunze umuntu, yagombaga kuvuga ikibi azi kiruta ibindi. Bavandimwe, iyo umuntu aguhisha uko kuri ntabwo aba agukunda. Agukunda ibiki se? Kandi azi ibintu bibi niba abizi akaba abiguhisha. Ubu niwe wifuza ko icyago kiri hariya. Ni wa muntu uba uzi neza ko hari ahantu hajya ushobora guhurira n'inzoka ikakurya, yayihabonye agaceceka ukagenda. Ni wa muntu uguha ibiryo yashyizemo uburozi, niwe yashyizemo poison, akakwihorera kuko ayo makuru utayazi kugira ngo aguhitane. Ni wa muntu ukoherereza maraya ikakwitambika kugira ngo agukuremo amakuru. Ni wa muntu ukwanga nyine, niwe uba uzi ikibi uri buhure nacyo ariko akakigutega. Ni wa muntu nyine ushobora kugenda uzi ko hari imbere hari ikibazo, mwajya guhura, dufate nk'abamotari niba najyaga mbibona, bagenda babwirana kubera ko nyine bashaka gufashanya, ngo hariya hari polisi, hariya hari polisi. Ariko mu by'ukuri uyu muntu nubwo amukunze amugira inama kugira ngo ajye mu makosa, ariko atandukanye na wa wundi umwoshya ati mureke agende bamufate. Dore rero ukuntu Kristo ameze. Uyu nguyu w'umunyarukundo kurusha abandi bose ni nawe utinda kuri iyi nyigisho. Ibyo birahagije gutuma iyo nyigisho tuyitaho. Kuki ariyo ashyira imbere cyane kandi ariwe ufite urukundo kurusha abandi? Ni uko nyine rwa rukundo rwe ashaka ko abantu batazajya aho hantu. Ntabwo rero umuntu uhorana inyigisho ariwe kibazo, ahubwo uyihisha niwe kibazo. Icya kabiri gituma bigomba kwihutirwa, kuki Kristo ariwe ubyibandaho kandi ibyo bigatuma tubyihutira, ni uko ari nawe uzi ubugari bwo gucyanuka kw'Imana. Paul yajyaga avuga mu Bakorinto wa 2:5 ngo Imana ngo ngewe nemeza abantu ibya Kristo ngo mbiterwa n'impamvu ebyiri. Ati ya mbere ni uko nzi igitinyiro cy'Imana. Nyine nzi uburyo icyaha kimwe gihagije gushyira isi mu kaga. Icyaha kimwe cyakozwe na Adamu na Eva kirahagije kudushyira muri aka kaga k'ububore mubona. Twese twaba dutegereje urupfu itariki runaka, twese twaba tubabaye, twese twaba mu isi nta muntu ufite perfect peace. Arangije aravuga Abakorinto wa 2:5-10, nuko iyo 11, nuko iyo nemeza abantu mbikoreshwa nuko nzi igitinyiro cy'Uwiteka. Murabyumva? Kandi niringira yuko ariko namwe bibagaragarira. Hanyuma akongera akavuga ngo mbikoreshwa n'urukundo rw'Imana rundimo rutuma nkunda abantu. Kristo rero kubera ukuntu niwe uzi Imana, byarivugiye muri Matayo 11:25-27 ngo nta wuzi Imana keretse umwana, nta n'uzi umwana keretse data, n'uwo umwana ashimye kumuhishurira. Bavandimwe, ndagira ngo mutege amatwi uyu mwami w'abami. Niba mu kanwa ke ikintu cyazaga vuba ari ukuvuga iby'umuriro w'Iteka n'igihano kiriyo,
ku buryo avuga ngo byaruta gutakaza ibyo ufite byose ariko ntuzabe muri gehinomu. Ni ukuvuga ngo icyo avuga ko ubitakaje n'ubundi ntacyo biba byafekiteze kuzajya mu ijuru kwawe. Hari wowe rero wa wundi roho, wa wundi ugumaho n'igihe umubiri upfuye, uwo nguwo niwe uzajya gutanga raporo ngo ajya heza cyangwa ajya habi. Bavandimwe rero ndajya mutega amatwi, kuko Kristo uyu nguyu perfect righteous, uzi Imana 100%, azi uburyo iteye ubwoba, azi no ku buryo ihana icyaha, niyo mpamvu rero wabihozaga ku munwa. Bavandimwe rero reka nkomeze. Twari tumaze kubona icyo kintu cy'impamvu ibintu byihutirwa n'impamvu aribyo Kristo yahozaga. Ibyo rero nibyo nanjye ngamije. Niba n'umwami abona ko bitandiye umutima uko bikwiriye, amfashe mbivugane uwo mutima wo kugira ngo abantu rwose bahuguke igitinyiro cy'Imana, bamenye icyo ari cyo, bityo bamenye igisubizo yatanze cyo kuba mu isi yose. Kuva aho twigiye, umuntu yaguye mu cyaha afite inyoko mbi, afite isoko y'icyaha itamushiramo uburetwa. Imana yashyizeho uburyo bwo kugira ngo uyu muntu akizwe, ishyiraho ko binyura mu kumubyara ubwa kabiri, akihana akizera. Uyu munsi tugomba kumenya ni ingaruka zihe zihari mu gihe umuntu ibyo ngibyo abikeresheje, akabikinisha, agakomeza akabaho, akaryama. Ingaruka zihari rero ni ukubona iki gihano gifite agaciro kangana nka nyiri ukugitanga, ariko kuhanwa by'iteka. Turaza kureba ibisobanuro abantu bigenda bihereza, ibinyoma abantu bagenda bihisha inyuma bagira ngo bakureho iryo terabwoba ry'ibi byanditswe byera. Bibiliya ntihisha, ibivuga byose. Urunyo rutapfa, ngo umuriro kugusaba nyine ukagucenyera nk'uko umunyu ucengera ibiryo, guhekenya amenyo, inyota idashira. Murabyumva bavandimwe? Icyo rero nshaka kuvuga ni iki? Ndagira ngo mutege amatwi mubyumve ibi bintu, sibyo? Noneho rero turebe, ndashaka noneho ku gice cya kabiri turebe ese ibintu Bibiliya byigisha. Narangira no gusobanura, reka mbanze nsome imirongo itandukanye ibyerekana. Reka mbanze mwumve mu Filipi 3:18 kugera kuri 20. Nyine tusome ibyanditswe bitandukanye, mubone uko kuri kurahari, yaba mu gihe cy'intumwa, yaba mbere y'uko intumwa zitangira kwigisha Kristo ari we urimo kuzigisha, noneho ngo zizabone uko zigisha abandi. Murabyumva? Ndetse n'ahandi henshi. Reka nsome mu Bafilipi 3:18. Ndagira ngo mutege amatwi bavandimwe. Haravuga ngo, Paul we abyigisha uko yabivuze arimo arira, aravuga ngo umurongo, reka mbere kwa 10, igice cya 3 umurongo wa 17, bene data mugere ikirenge mu cyanjye muhuje imitima kandi mwite ku bakurikiza ingeso zacu. Hariho benshi 18 bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi, nanone ndababwira ndira, yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Amaherezo yabo ni ukurimbuka, imana yabo ni inda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Naho twebwe iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza, ari we mwami Yesu Kristo. Bavandimwe ndagira ngo mwumve iki kintu. 19 avuga amaherezo ya bariya banga umusaraba. Ikibazo bafite ni iki? Ni abanzi b'umusaraba. Ibibaranga ni iki? Ibibaranga ni ibi: imana yabo ni inda, ni abanzi b'umusaraba, bahoza amaso ku by'isi. Ibyo bintu bitatu mu byumve. Ikibabikiwe ni iki? Ni ukuzarimbuka by'iteka. Bavandimwe ndagira ngo mutege amatwi. Hano harimo abavugwa, harimo ikibaranga, harimo igihano bakwiriye. Turibaza iki kibazo, nta rujijo ruhari. Ariko icyo nashaka ko tubanza tukabona hano, turaza hano kuhagaruka tureba ndi mubahe. Simoza amaso, kuko rega ibisura urujijo, buri muntu arumva ikimuranga pe. Arimo aravugamo ibice bibiri by'abantu hano. Ati ndababwira n'ubu ngubu ni bantu ki? Ku murongo wa 18, ni abanzi b'umusaraba, amaherezo yabo ni ukurimbuka, imana yabo ni inda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza imitima ku by'isi. Bahoza umutima ku by'isi, imana yabo ni inda, biratana ibiteye isoni, uko gukunda isi kwabo, kandi n'abanzi b'umusaraba. Ibintu bine. Ibyo ni ibibaranga, turaza kubireba. Ikindi, bazahanishwa ikihe gihano? Cyo guhanwa iteka ryose, kurimbuka by'iteka ryose. Ikindi, abandi barimo nawe, hari abandi arimo avuga, ba bandi yitabera n'abaziranenge bizeye Kristo. So rero ndagira ngo turebe, ndashaka kubanza ko uyu murongo twereke ko nyine uko kuri kurahari, igihe kirahari, hari n'ibiranga bazajya aho hantu. Reka mbanze mvuge kuri ibi bintu.
icya mbere tubonamo iyo nitujya tuvuga hari ibintu nshaka ko tujya twumva nitujya tuvuga umuriro w'iteka no kurimbuka by'iteka tujye twumva ibi bintu. icya mbere gucirwa urubanza, byakozwe n'intumwa 17 murabyumva. Hari ugucirwa urubanza aho Imana ivuga ko buri muntu wese uri mu isi igihe kizagera agacirwa urubanza. Ibyakozwe n'intumwa 17:30-31. So mujye mwumva ibi bintu bikurikira nituvuga kurimbuka by'iteka n'umuriro w'iteka, ujye wumva ibi bikurikira. icya mbere bibigize, hari umunsi wo gucirwa urubanza. icya kabiri, kubabazwa bitagira urugero, nibyo nasabaga muri Mariko igice cya 9, bidafite uko umuntu yabivuga ngo abisobanure mu magambo. Ndabizi umuntu hano ashobora kuvuga ati ariko biriya bintu ni ikigereranyo, umuriro ni iki? Turaza kubisubiza ibyo mu gusubiza abashaka guhakana, abahangara guhakana ukuri kw'ijambo ry'Imana, kandi rimwe bakabita n'abakristo. icya mbere nitwumva ndaza kubisubiza ibyo, ariko reka tubane twumve iki kintu. Ni ujye wumva gucirwa urubanza ukuri hashingiye ku byo wakoze n'uwo wari we. icya kabiri, wumve ko hari ukubabazwa kutagira ingano kuzabaho kuri babandi bamaze gutsindwa n'urwo rubanza. icya gatatu, guterwa umugongo n'Imana, ni ukuvuga ngo wowe n'Imana nimwongeye kujyana isano. Matayo 25:31-41-42. Imana ibajugunya hanze. Reka nsome mwumve, turaza kureba. Kuko nanone ariko narava aho ngaho ndagira ngo hataza kugira umuntu wibeshya ko uko kujugunywa hanze ni ukuvuga ngo ujyaho Imana itagera. Oya, ahubwo abantu bazarimbuka, hari abantu bajya bashakira amahoro mu kuvuga ngo tuza tugiye ngo kuzajya ni ukujya kwa Satani. Najyaga numva bitubwira kera turi abana, byaba ari byiza ari kwa Satani gusa, ariko si byo. Ahubwo ni ukujya aho Satani nawe ari, kujugunywa hanze aho Satani n'abarozi n'abambuzi n'ababeshyi bazaba bari. Ntabwo ari kwa Satani, ahubwo naho nawe azaba ahanirwa. Ni ugushyirwa muri gereza imwe. Reka nsome mwumve 37 igice cya 25 cya Matayo. Abakiranutsi bazamubaza bati, Mwami, twakubonye ryari ushonje tugufungurira, cyangwa ufite inyota tuguha icyo unywa? Kandi twakubonye ryari uri umushyitsi turagucumbikira? None reka njye hepfo 40. Umwami azabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreraga umwe muri bene data boroheje bari hanyuma y'abandi, ari njye mwabikore. Ubwo mwabigiraga umwe muri bene data. Urumva ni Kristo ari uhuje ubwene kuba ari bafite se n'abizera ari we Imana. Azabwira n'abari ibumoso ati, nimuve aho ndi mwabivume mwe, mujye mu muriro w'iteka watunganirijwe umwanzi n'abamarayika be. Kuko nari nshonje nimumfungurire, nari mfite inyota akabisubiza. Nabo igitangaje ni uko hari igihe umuntu ahita uvuga ngo ngo ubwijuru rirakorerwa. Ya nabo bazamusubiza bati, Mwami, twakubonye ryari ushonje cyangwa ufite inyota cyangwa uri umushyitsi cyangwa wambaye ubusa? Mwibaze. Ni ukuvuga ngo ari ba bandi bazajya mu bwami bw'Imana bamaje ati, se Mwami, twakubonye ryari ibyo bintu tubikora? Ni ukuvuga ngo abantu ntabwo babikoze bagamije ngo kundwa n'Imana cyangwa kubona ubugingo buhoraho. Ya ntibakoreraga ijuru, kuko ari ndababaza batazi aho babikoreye. Ahubwo ni kubera kamere nshyashya yandi twigaga yo muri Tito 14 yabatera gukora ibintu bihuye n'abo bari bo nyine. Igiti cy'umwembe kimera imyembe. Abo rero bari barahaye kamere nshyashya, beraga imbuto nyine, ku buryo umunsi wa nyuma ugera batazi ko izo mbuto ziba considered mu kujyanwa mu ijuru. Nyine gihamya cy'uko bizeye, nk'imbuto z'abizera nyine. Hanyuma bariya nabo barinze barimbuka batazi ko nyine kubera kamere yabo niyo yabayoboraga. Rero ntacyo bari gukora kijyanye n'umwami. Ntabwo ubona abanyamahanga ku byo gukiranuka. Icyo ariko nashaka kumva ni ukuvuga ngo azabwira ati, mwabivume mwe, nimugende abari ibumoso bwe, mujye mu muriro w'iteka watunganirijwe. Urumva urahari, waratangarijwe, wararangijwe. Umwanzi n'abamarayika be urahari uwo muriro. Bavandimwe rero tugomba kubimenya. Nashaka kwerekana ko ingingo ya kabiri ko usibye no kuba ari ugucirwa urubanza, kubabazwa bitagira akagero, ariko hari no guterwa umugongo bakajya hanze bakajugunywa. Ikindi bifite igihe kingana iki, bireshya bite? Ujye utekereza ni iby'iteka ryose. Bavandimwe rero nkomeje, nagiye mvuga ibyanditswe bitandukanye bigaragaza za ngingo. Ndashaka ariko gusoma n'ikindi mu Batesalonike ba kabiri igice cya mbere 9 n'uwa 10. Ubwo ndimo ndagerageza kwegeranya ibihamya by'uko umwami w'abami Mwuka Wera nawe ubwe avugira mu kanwa k'abanditse Bibiliya, mu kanwa ka Kristo Imana Data, mu kanwa
k'abahanuzi n'abakera Imana Mwuka Wera bavuga ko bose bahamya icyo kintu. Ubutatu butagatifu bwose buhamya icyo kintu. Buhamya iki? Buhamya ko ikiremwa muntu kigenewe umunsi w'urubanza. Uwo munsi ukazacibwa ute? Hashingiwe, reka nsome wenda reka mbere hano, ndahera mu Batesalonike ba mbere igice cya mbere, ndahera ku murongo wa 6, hanyuma ndamanuka ndajya mu gice cya kabiri. Ku gice Abatesalonike ba mbere igice cya mbere haravuga ngo, umurongo wa 9 kariho musoma, kuko ubwabo bajya bavuga uburyo twabasuye nuko mwahindukiriye Imana, mwimuye ibigirwamana ngo mubone uko mukorera Imana nyakuri kandi ihoraho, no gutegereza umwana wayo uzava mu ijuru, uwo yazuye mu bapfuye, ari we Yesu, uwo uzadukiza umujinya uzatera. Bavandimwe, hari ikintu cyitwa umujinya w'Imana, twarabyize. Ubyukirizwa ubugome bw'abantu no gucyanirwa kwabo. Kiremwa muntu cyose aho kiva kikagera kitabasha kuzuza amategeko y'Imana, umujinya w'Imana uregetse ku ijosi ryacyo, ku buryo muri Yohana 3:18 ubutumwa bwiza havuga ngo abamwizeye nta teka bacirwa, ngo ariko abatamwizeye ngo bamaze kuricirwaho. Umujinya w'Imana uguma kuri bo. Igihe rero kizagera, ubu birahari ari ukuri, ari amasezerano, Imana ifite ibintu igenda igaragariza mu umujinya wayo, ariko hari igihe kizagera habe full revelation, nyine wose umenwe, urekurwe, hatagira Imana icyo yisigariza. Imana yerekure yose igwe ku muntu wese wanze kwizera Kristo, guhungira umujinya wayo mu rutare ari rwo Kristo. Mu Bakorinto ba mbere 10 bavuga ko rwa rutare rwanyuraga n'Abisiraheli rumwe Mose yigeze kwikingamo Imana igiye gucaho, inkuba zigakubita, judgment y'Imana ikaba, ngo urwo rutare rwari Kristo, agakizwa narwo, murabyumva, akaruhungiramo. Uru rutare rero Imana yashyizeho kugira ngo niyohereza guca iteka kwayo kujye kuri urwo rutare aho kujya kuwaruhungiyemo, rumubere ingabo imukingira. Abatazemera kuruhungiramo ngo bahungire mu mujyi ya Nowa, ibakize judgment y'Imana nk'uko yari ariyo isobanura Kristo mu Bakolosayi 3:1. Bavandimwe, uwo muntu uyu mujinya uzatera, uzamuconshomera, ujye kumuha igihano cy'iteka ryose. Reka mwumve Abatesalonike ba kabiri ukuntu havuga. Ni igihe turagitegereje. Iyi ni imwe mu ngingo. Niba uvuga ngo uri umukristo, niba uvuga ubukristo ukaba utazi ukukuri, ukaba utakwizera, ufite ibyo wahimbye, warashutswe, nawe ubwawe warishutse. Ugomba kwizera Bibiliya. Ni ukuvuga ngo bavandimwe, hari ikintu nahoze ntekereza nshaka kubibutsa buri gihe. Hari ibintu bibiri: hari ukwihimbira ubukristo ukurikira, hari no kwizera ubukristo bwa Bibiliya. Niba rero wizera ubukristo bwa Bibiliya, ni ahantu wakwepera uko kuri, kuko hari ukurimbuka kw'iteka ku bantu banze kwizera Kristo, bazira ububi bwabo, banze guhunga Imana ibacungure muri Kristo, ibababare bwabo bubi bwabo. Bavandimwe, ndababwira uyu munsi, umuntu uzi neza ko ijuru atari ubuntu, atariboneye ubuntu, atizeye umwana w'Imana, ngo kandi ibyo namara kubyizera bigaragare, hagira umuriro ugurumana muri we. Nibyo birivuga ngo yankuye mu ishyamba, ngo nzana mu murima we, ngo ubu ngubu abasha gutuma nera imbuto ashaka. Ngo hari umuriro ugurumana muri njye, umuntu akizera neza ukabona arashaka kumera amababa. Bya bindi abandi bavuga ngo uyu nawe ntibabashe nyine kumacinga gukanguka kwe. Ubu bukristo bwa mama bw'ahangaha, ngo umuntu atanga depression, ngo muri abagize depression. Ubu bukristo bw'ahangaha ngo ariko kuki ngo wigaragaza nk'umuntu utita ku by'abantu. Ubu bukristo ntabwo aribwo birivuga. Bibiliya igaragaza ko umuntu abona ubugingo buhoraho kubw'ubuntu bw'Imana, hanyuma Bibiliya igahinduka constitution ye, kuva ku mano kugera ku gihorihori. Ariko ibyo sindabijyaho, ibyo by'ibihinduka, ibyo ni ibimenyetso by'uko wamaze kuzurwa. Ariko ndashaka kureba niki kizura umuntu. Twarabibonye, ni Mwuka Wera ukubyara ubwa kabiri. Ibimenyetso ni ibihe? Ni uko kuntu uhinduka. Hanyuma abigenza ate? Hejuru yo kuba kuzuye, aguha n'umutima ubasha kwizera bwa butumwa bwiza, ukamenya ko ijuru utarikorerwa n'ubwo uhihibikana. Bibiliya ivuga kenshi, Paul yavuze ngo ntabwo Imana yemereye ubuntu bwayo kugira ngo bupfe ubusa, ngo ndicyo kubera ubuntu bw'Imana, ngo ariko narushije n'abandi gukora. Ubwo si ubwibone. Niba hari umuntu wari ufite, Bibiliya ivuga Paulo na Mose ngo bari bafite ikintu bita humility of all kind, nyine
ubwoko bwose bwo guca bugufi bari babufite. Mose w'Ibibiri rero rikavuga ngo niwe muntu wacaga bugufi ku isi yose. Mutekereze rero, abo nibo bantu bigisha ukuntu Imana izarimbura umuntu wanze guhungira muri Kristo. Ubwo Kristo rero uhimba Bibiliya ukayisyonyora ukayigorora uko ushaka, ntabwo ari ubw'Imana. Umuntu uzakwigisha ubukristo bukubwira ko ijuru rikorera, ko ugomba guhihibikana kugira ngo ubone ubugingo buhoraho, ko ugomba kwanga isi kugira ngo ubone ubugingo buhoraho, uzamenye ko ari dayimoni umuvugiramo. Uzamubwire ko Kristo yabwiye Petero ati mva inyuma Satani. Nawe rero babwira ukabona undi ugushimashima, simwumva ko rwa ruhande turuvuyeho kubwira ko ijuru rikorerwa, tujye ku wundi ugushimashima akubwira ko ubuntu bwabonetse, ubukristo ari cool, urabyumva, ari ibintu by'ubuntu biri aho utoragura aho ngaho. Ubukristo kugira ngo buboneke hasabye ko Imana itanga umwana wayo agapfa, agahanwa igihano cy'iteka, kuko we yari afite ubugingo bw'iteka muri we, ntabwo yari kujya kubikuzimu, ahubwo yari afite muri we capacity yo kunyunyuza igihano abandi bazahanwa iteka ryose, akakinyunyuza mu masaha 3 kubera the worth of his value and his life, agaciro k'uwo yari we. Bavandimwe rero, ubukristo bwa Bibiliya mureke tubufesinge, tububone uko buri, tureke guhimbahimba ibintu ngibyo bintu bibaza amatwi ngo si uko approach. Ntabwo mgiye muzafate muri munyereke methodology ikwiye gukoreshwa wigisha umuntu, ni ubuhe buryo bwiza. Aba rero bajya muri ubwo buryo bwo kureba ukuntu bareba ukuntu abantu ibyo bakunze by'abantu benshi bashigukiye, urubyiruko rugezweho, umuntu agashaka kubizana mu nzu y'Imana. Why? Ko dukwiye guhita ahubwo dusubira inyuma cyane, tugasubira mu kinyejana cya mbere, tukambara nkabo, tugatekereza nkabo, tukanga ibyo bangaga, tugakunda ibyo bakundaga. Ubwo nabizeye Mwuka Wera wari uri muri Pawulo niwo ugomba kuba uri muri njye wizeye. Umutima wo gushaka kwanga isi no kubifata, Paul yagize akandika mu Korinto 2:7 ngo muri mwe ngo bene data ngo igihe kirarangiye. Mwumva igihe yabivugiraga hashize imyaka 2000, ariko arimo aravuga ngo isi igiye kurangira, kubera ko yari afite amaso areba ibintu mu buryo bw'umwuka, eternal eyes. Ibintu byose yabibaraga in reference to eternity, arebye ibihe by'iteka uko bingana, yageranye n'igihe gisigaye kugira ngo isi irangiye akabona n'ubusa. Arangije avuga gute ngo abagura bamere nk'abatagura, ngo abafite abagura bamere nk'abatabafite. Nyine ibintu by'isi bifate biregetse. So reka nsome iki cyanditswe ngo bazahanwa igihano kibakwiriye ari cyo kurimbuka kw'iteka ryose, bakoherwa ngo bave imbere y'umwami. Ibyo navugaga by'uko ari koherwa hanze y'Imana no mu bwiza bw'imbaraga ze, ubwo azazanwa no gushimirwa abera be kuri uwo munsi, no gutangarirwa ku bw'abamwizeye bose. Abo nibo bazatangara bikabarenga, kuko ubuhamya twabahamijwe ari bwemewe. Bavandimwe, ikintu kugira ngo tucyumve, ibyanditswe byera ngibi biruzuye hano, n'ibindi byinshi nabiguha. Matayo 25, ibyahishuwe 14 yose ubisome, na 20 ibyahishuwe, n'ibyo bivugira. Bavandimwe rero, iriya mirongo nagira ngo sinshaka gukoresha ubwenge bw'abantu, ndashaka kwerekana iyo mirongo yabivuze, nayisubiramo. Abafilipi 3:18-20, Mariko 9:42-49, Luka 16 yose, Abatesalonike ba mbere 1:9, Abatesalonike ba kabiri 1:9-10. Bavandimwe, twabonye ko tuza kureba iyindi ngingo ivuga ngo ni ibihe bintu noneho abantu bitwaza bigize abanyabwenge bajya ku maradiyo, mba mvuga murabaza bo mu Rwanda batandukanye nabo, hari n'ibyo mutaramenya. Ubu hari ibintu byinshi, hari amaheresizi menshi, arianism, abadonatisti. Ibyo ni byabayeho kera, birakomeza bigenda bihindura version, ariko biracyari abamanichians, hari ni byinshi, Pelagianism, hari Unitarianism, ni byinshi. Ntabwo wajya kwiga ibinyoma, iga ukuri, ibinyoma n'ibizaza uzamenya ibyo ari byo. Abagnostics ni benshi, ni benshi, ni benshi. Rero nk'uko bamye bariho, hari n'ibindi byinshi 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 uzahura nabyo. Nabonye hari abantu badukana, umuntu yamenya ngo induru zikavuga, ngo yamenye ko ngo hari abantu b'abareformed babatiza n'abatabatiza abantu. Ibyo ni ikintu kigoye. Ugomba kumenya, jya kuri Bibiliya, subira ku kuri. Wivuga ngo ariko ko nabonye uyu n'uyu batumvikana. None se ninde wakubwiye ko ari bo ugomba kwizeramo kugira ngo ubone ubugingo buhoraho? Ninde wakubwiye ko ari bo munzani wo kumupimiraho ukuri? Imana yari ibizi itanga ibyanditswe byera, igatanga abigisha, kandi ikabatanga ari abantu bafite ibyaha muri bo. Yari ibizi neza ko hari ibyo bazabasha bakabikora neza, ariko hari n'ibyo batazahuriraho. Si uko Imana ifite ukuri kubiri.
ukuri ni kumwe, ahubwo iyo abantu babiri batumvikana umwe aba ari mu kuri undi atari mu kuri. Wowe rero ufite Bibiliya, ufite access kuri yo, urifashisha ko ngo abantu ntibarabihuzaho, bityo nanjye rero reka nihishe inyuma y'uko abantu batarabihurizaho nkomeze mbe muri kamere. Umwana w'Imana iyo abonye ikintu kitumvikana ahitamo kuba yirinze kukihaho uburenganzira kuko aba atazi icyo ari cyo. Uwo niwe muntu ufite agatima gashaka kwerera Imana no gusa nayo. Naho ikirura gishaka kwihisha inyuma y'ubuntu cyo kigutumira ibintu byose, kubera ko avuga ati ngize Imana abacunga, reka ngire Imana mbone ko hari abakuru b'itorero bananirwa kumvikana ku kintu mpite nyijampingiraho nangire kukinjoyinga. Ntabwo ari byo bavandimwe. Nta kintu na kimwe wakwiyima muri iyi si ngo uzicuze impamvu wakiyimye uvuye muri ubu buzima ugiye mu ijuru. Ariko hari ibintu byinshi wakwiha ukazicuza nyuma. Murabyumva? So rero umwana w'Imana koko ufite agatima gashaka kwera koko ajya kuri urwo ruhande. Hanyuma reka nkomeze mwumve. Reka rero turebe kuri bimwe. Hano rero hari inyigisho imwe by'umwihariko, nubwo igenda izana amasura atandukanye, ariko abantu bazanye bagira ngo bakwepe kurebana n'uku kuri uko kuri. Bareba iyi nkota ivuga ubugingo bw'iteka ikavuga n'urupfu rw'iteka. Iyi nkota, uyu munzani uvuga aho urunyo rutabora, aho umuntu ashya umuriro ukamusaba nk'uko umunyu usaba isosi y'ibiryo. Hanyuma bagashaka ukuntu babikwepa. Ni gute twagabanya ubukare bw'iyi nkota? Haza rero ikintu cyitwa annihilationism cyangwa extinction, kubura nyine. Ni ukuvuga ngo ni ukurangira kwa muntu. Ngo bakavuga urwitwazo nyine, buryo abantu babikwepa baravuga bati ndaza kureba uburyo bigenda byigaragaza n'ibibazo batanga n'ibisubizo ndagenda kubereka mbikora mu byanditswe byera. Bati iyo umuntu apfuye biba birangiye. Urumva ako kantu ni umunezero nyine, bahita bishima. Umwe ati birimwo mu bice bine, ariko ndavuga general term. Iyo umuntu apfuye biba birangiye, waba ugize amahirwe upfa bikarangira. Ariko biravuga ngo mu Baheburayo 9:27 umuntu yagenewe gupfa rimwe agakurikiyeho urubanza. None urubanza ruzajya kuri nde? Ruzajya ku myenda yambaraga? Ruzajya ku oye niwe ujye gutanga ibi, tuzajya kubazwa ibyo twakoze. Bibiliya ibyo biruzuye. Icyo rero ubwacyo gikemura icyo kibazo. Ariko ndagenda nerekana amababi ameze nk'ari Adamu yihishaga Imana nk'aho Imana itamubona. Amababi bagenda bishyira imbere, ubwenge bukeya umuntu ari muri kamere, ukuntu ubwenge buba bukeya. Ntabwo bishoboka. Icya mbere, urwitwazo rwa mbere bakavuga bati kuko ari umuriro uzatwika. Umuriro ni igishushanyo, si umuriro nyamuriro. Kuko ari umuriro nyamuriro, bati uwo muriro wagitwika ikintu kigashiraho. Niba rero ari umuntu uzatwika uzashira. Ariko hari ibintu bibiri nshaka kubasubirisha kugira ngo mutege amatwi kuri icyo kibazo. Nubwo yaba ari igishushanyo, turabizi neza ko igishushanyo kigaragaza ikintu gikaze kurusha ikindi. Murabyumva? Ni ukuvuga ngo types and shadows zigaragaza ikintu, ariko ni ibintu bidafite umumaro. Ni ibintu ni nka illustrations, ariko ubundi icyo kintu nicyo gikomeye. Nubwo yaho umuriro waba ari igishushanyo, uwo ukuri ikizaba gihari tuvuge ngo si umuriro. Nyine si umuriro uko tubona umuriro, ariko ni ikindi wenda gifite ubukare nk'ubw'umuriro. Niba ari ikintu gikenera ko umuntu akoresha urugero nk'umuriro kugira ngo umuriro ushushanye icyo kintu kirakaze kurusha umuriro. Mutege amatwi. Ariko si ibyo byonyine. Mbese bwo yaba ari umuriro, ntabwo muzi umuriro wo Mose yasanze mu gihuru cya gihe ava muri Egiputa, Imana ijya kumuhamagara akajya yegera akabona ikirashya ariko ntigikongoke. None se ninde wababeshye ko Imana idashoboye byose, ko n'uwo muriro igufite yarawuteganyije nubwo ari ugukekeranya. Uko yabikoraga kwa Mose niko ibikora n'ubu. Si icyo gusa, hari ikintu abantu birengagiza ndetse n'inyo zirapfa, sibyo? Ngo zigeraho zigapfa. Ariko se ninde utazi ko Imana igire mu mubiri w'umuntu ako kanya ugahita ugira inyo? Iyo Mana mu byakozwe n'umwa 12:23 igihe Yakobo yicwaga, noneho Herode akaza kwiyemera, ngo Imana iramukumbakumba, marayika mukubita hasi ngo umubiri uhita uza n'inyo utaramara n'iminota. Rero iyo Mana ishobora nyine kuzana ibyo bintu, iyo Mana ishobora, mutega amatwi, kubwira inyenyeri zikajya imbere y'abantu zikabayobora. Ibaza inyenyeri kujya imbere igakora umurimo. Imana ishobora gutegeka inzoka mu kubara 21 zikaza guhiga abantu ishaka ko zirya. Ubwo se n'icyo ushaka gukura mu byo ishoboye? Iyo ivuze ibintu aba ari ukuri, kuko icyo ivuze biba bivuze ko igikoze. Nta mbaraga isaba kujya gutira cyangwa ngo ikenere ko Sena itora ngo ibyemeze bibe itegeko.
ariko ikindi kintu abantu birengagiza ni uko imibiri none bakavuga ngo imibiri ubwo izashira iyongoke, ariko dore ukuntu bibiri ivuga ko iyi mibiri tuzahabwa, icya mbere abantu bose batizera n'abizera bazazuka. 12:2 Daniyeli. Bose bamwe bazukire gukorwa n'isoni, abandi bazukire guhabwa ubwiza. Urumva bose bazaba bazutse. Bibiliya rero ivuga ko imibiri yazutse ari imibiri itabasha gupfa. Ni ukuvuga ngo umubiri umuntu azazuka na wa wundi utarizeye uzaba ari umubiri y'Imana ibasha guha kamere kuko umuriro ukotsa, ariko wa muriro ntuzime n'uwo mubiri ntushire, ugakomeza gutya uhekenya amenyo. Yohana igice cya 5:25-29. Ubwo nari musubiza objection ya mbere y'abavuga ngo ntabwo bishoboka ngo umubiri ntabwo uzakongoka kubera ko Imana yagennye ko izarema umubiri utakongoka. Reka some mwumve Yohana Kristo arimo avuga 5:25-29. Haravuga ngo reka nsome. Haravuga ngo ni ukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho kandi atazacirwaho iteka, ahubwo aba avuye mu rupfu ageze mu bugingo. Ni ukuri ndababwira yuko igihe kije ndetse kirasohoye ubwo bapfa bumva kandi bazumva ijwi ry'umwana w'Imana, n'ababyumvise bazaba bazima. Murabyumva? Hari igihe kizagera ntimutangazwe n'ibyo, kuko igihe kizaba ubwo abari mu bituro bose bazumva ijwi rye bakavamo, abakoze ibyiza bakazukira ubugingo, naho abakoze ibibi bakazukira gucirwaho iteka. Bazuke bose bavandimwe, mutege amatwi icyo kintu mucyumve. Bamwe bazukira ubugingo, abandi bazukira gucirwaho iteka. Uwo mubiri rero uzaba bafite wazutse uzaba ari umubiri utabora, azaba ari umubiri uhura na wa muriro Imana yaremye uhoraho. Ibyo rero si igitangaza, hakagira umuntu wihisha inyuma y'icyo kintu ngo ubwo umuriro ngo wakongora ikintu kikarangira. Oya, by'Imana yavuze ni ukuri. Ikindi bifashisha ngo igihano cy'iteka ntabwo gikwiranye n'umuntu ibyaha yakoze ari hano ku isi kandi atarabayeho iteka. Nko kuvuga ngo ko twabonye ko ari urubanza Imana izaca hanyuma ikagena aho umuntu ajya bitewe n'ibyo yakoze. Aho harimo ipfundo ry'uko hari bamwe bazabona ubugingo buhoraho kubera ko icyo bakoze bizeye Kristo, imirimo ya Kristo bibarwaho. Ndega nicyo tujya tuvuga, iyo umuntu yizeye Kristo abarwaho gukiranuka kwa Kristo. Bivuze iki? Bivuze ko imirimo ye yose iyo Kristo yakoze yo gukiranuka ibarwa kuri uwo muntu. Imana nijya kureba rero ibyo abantu bakoze, izaba ureba ibyo wikoreye wowe wanze kumwizera, cyangwa ireba ibyo Kristo yakoze mu cyimbo cyawe kuko wamwizeye. Iyo rero biriya ntimukagire ngo irimo irabeshya ivuga ngo kugira ngo umuntu azajye mu ijuru Imana izarebera ku byo yakoze. Ntihakagire uyibeshya ko ari ukuvuga ngo oya, n'ubundi n'uwizeye izareba ku byo yakoze, ariko bihe ibirebeye muri Kristo. Bityo rero kubera Kristo ibihe approval. Imirimo ya Kristo niyo idukiza, ntabwo dukizwa n'imirimo yacu. Abizeye Kristo ntabwo ari buri muntu wese uri mu rusengero. Hari iki kintu nacyo abantu bakigira general ngo twese hari utizera gukizwa. Gukizwa iki? Gukizwa ute? Niba ukiri ahantu wibwira ko ari imirimo ukora, ari ukwitonda kwawe, ari uko uva kwa pasiteri, ari uko watuye, ari uko wirinze ibi n'ibi, uri umupagani 100%. Hanyuma umuntu akavuga ati rero ibyaha byakozwe hano ku isi mu gihe kiri temporo, kuko umuntu agira imyaka 70, 80, 100. Ni gute Imana yajya kumuhanisha igihano kingana gityo? Nk'aho abantu bashatse kwigira beza bati urumva. Ariko bavandimwe, hari icyo umuntu aba yibirengagije. Ndetse no mu butabera bwacu bw'uyu munsi, ubwo ndimo ndasubiza, ntabwo igihano gihanwa bitewe n'ingano umuntu n'amasaha umuntu yakoresheje icyaha. Reka mbaho urugero. Umuntu yica umwana muto, ni urugero, agahanwa igifungo cy'imyaka 50. None se kwica wa mwana biba byamutwaye isaha? Hari igihe bimutwara iminota 2, akaba aramwishe, aramurangije, aramurashe, ni urugero. None se najya nagahanishwa imyaka 50? None se iyo umuntu ajya, namwe mubereye mu buzima busanzwe, justice igihano kigendera ku gihe wamaze ukora icyaha? Oya, kigendera ku gaciro k'icyaha wakoze. Mubyumve. Icyo ni igisubizo cya mbere. Icya kabiri, Imana ifite agaciro kangana iki? Twabonye ko uko icyaha gikora kigenda kigira uburemere bitewe n'uwo wagikoreye. Umwami w'isi n'ijuru uguha umwuka, ugufashe mu kiganza cye kugira ngo uramuke, kumukorera icyaha kimwe birahagije kuguha igihano gihwanye n'agaciro afite. Ubona agaciro uwo muntu afite. Iyo ukoreye icyaha perezida, uhanwa igihano kinini gisumba iyo ugikoreye murumuna wawe, kandi ari icyaha kimwe. Kuki? Biterwa n'iki? N'agaciro wa muntu afite. Dignity, honor, position ya authority afite. Umwami w'abami rero we uhwanye n'igisobanuro cya authority, nta gihano na kimwe yaguha ngo uvuge ni gitoya. Agomba guha igihano gihwanye n'uwo ari we. Ndetse ikindi mu Baroma 9:20 havuga gute?
Imana niyo ikora uko ishaka mu mutima wayo, si wowe ugena igihano. Ukora ibyaha nawe uze kugena igihano ugomba guhabwa. Ariko kindi tutarava aho ngaho, Bibiliya igaragaza ko ikindi kibazo gihari, abantu bazajya ikuzimu mu byakozwe n'intumwa 7:54 ngo bazaba bahekenya amenyo barakaye. Ni ukuvuga ngo bahekenya amenyo nk'ayandi mu byakozwe n'intumwa 7 bahekenya amenyo muri hariya twavugaga muri Matayo 25. Noneho tureba uguhekenya amenyo, ikimenyetso cyabyo bivuze ko bazaba bafite umujinya Imana banayirakariye. Bazabumva. Niwibuka mu nkuru yo muri Luka 16, wa mukire ahamagara Aburahamu ngo namutabare, aba yumva afite inyota, afite agahinda, abizi neza ibyo yakoze, conscious, arabyumva. Bibiliya rero igaragaza iki? Ni n'igisubizo ku kibazo. Aba bantu rero bakwiye gukomeza guhanwa igihano, kuko n'ibyaha byabo bizakomeza. Urwango bafitiye Imana, amenyo bayihekenyera, uko bababara kubera ibyaha byabo, bizaba bihagije kubahanisha igihe. Niba umuntu azamara iminsi ye yose ahekenyera amenyo, akwiye no guhabwa igihano gihuye n'igihe azamara acumura, aricyo gihe cy'iteka ryose. Rero dushingiye kuri ibyo bintu bitatu, kuvuga ngo igihano gitanzwe ni kinini ugereranyije, si wowe ugena icyo uhabwa, Imana niyo ikigena. Ikindi, no muri justice yo mu isi si uko bigenda, ntabwo turebera ku ngano, ku masaha umuntu yamaze akora icyaha kugira ngo tumenye igihano tumuha. Gatatu, ntabwo uyu muntu nabwo azaba akora ibyaha, rero igihano kikwiranye rwose n'ikosa rye. Ikindi cya gatatu, ikindi bitwaza nshaka gusubiza, ngo ijambo eternal damnation cyangwa kurimbuka by'iteka ntabwo bivuze kuri iteka ryose, kuko hari ahantu hamwe na hamwe Bibiliya ivuga iti iby'iteka, wenda ikavuga ngo bazatanga ibitambo kugeza iteka ryose, nyine mu isezerano old covenant. Ariko context ni igomba kugena igisobanuro duhabwa. Niba Bibiliya ivuga ngo bazazukira bamwe guhabwa ubugingo buhoraho, abandi bazukire guhabwa kurimbuka, none se ninde utabyumva ko ari ikinyuranyo cy'ubugingo buhoraho? Ni ikihe kinyuranyo se cy'ubugingo buhoraho cy'umwe yabonye wa wundi wizeye Kristo? Ni icyo kurimbuka by'iteka. Iryo teka rero rigenwa n'aho context irimo gukoreshwa. Iteka birigaragaza rero buri gihe irijyanana n'iteka ry'ubugingo buhoraho. Ubwo rero ni iteka ryo kubona urupfu rw'iteka ruhoraho. Ibyo bintu bigomba kumvikana. Ikindi, iyo tuvuze ngo ubwami bw'Imana buhoraho, iyo tuvuze ngo Imana ihoraho, kuki aho ngaho umuntu atavuga ngo ngiyo ihoraho ntabwo ari ihoraho ya etano? Oya, tuhita tubimenya ko ari Imana ihoraho. Ni ibyo rero no kurimbuka, iyo ubonye ihoraho ugomba kubyumva utyo ko ari icyo gihano gihoraho iteka ryose. Iyi ngingo yindi ya kane rero bitwaza, ariyo nshingiraho noneho nkajya ku kindi gice cya nyuma dusorezaho, hanyuma ngatanga umwanya. Baravuga ngo urugero, Sodoma na Gomora harahiye hararangira. Bityo rero n'aba bantu niba bazashya bizarangira, bazagera igihe bakongoke barangire. Ariko ni bwa bujiji bwo kutamenya ibyanditswe byera. N'ibyanditswe byera bivuze ko Imana ifite umuriro w'iteka yaremye. Urugero ni hahandi yabikoraga igihe cya Mose aza ku gihuru, umuriro utazima nyine, kandi icyo utwika ntikirangire. Imana ikavuga ko izabaho imibiri izutse idakoboka ngo ishireho, yo kubabara gusa. Ni gute uhita uvuga ngo Sodoma na Gomora ko yahiye ikarangira? Kandi rero Bibiliya yivugira iki? Ivuga ko muri Yuda 1:6-7 ivuga ko biriya bintu ari igishushanyo cyo kurimbuka ku isi yose, igihe babandi batazizera nyine. Igishushanyo rero cyo niyo cyakongoka kikarangira. Igishushanyo n'ubundi kiba gitunga urutoki ku kindi kintu cy'ukuri. Murabyumva? So rero yaba Sodoma na Gomora tuvuge ngo yarahiye irarangira, nubwo nta gihamya dufite. Uyu munsi muri Australia nahoze nsoma ukuntu hari umusozi kuva abantu batangiye kuhaba ushya, n'ubu uracyashya n'ujya uzima. Bavuga ngo ushobora kuba ufite nk'ibihumbi 5 by'imyaka ushya cyangwa 6. Umuriro waka utajya uzima. Hari ushobora kuvuga ati ubwo hari impamvu ibitera, ntacyo. Ariko iyo mpamvu se ko kitarangira? Niba iyo mpamvu ihari bikaba bicyaka, none se ibyo binaniye iki? Imana yabishyize mu byaremwe byayo, yananirwa n'iki? Yananirwa? Ntabwo rero yaba Sodoma na Gomora bisobanura ko byararangiye, ntacyo bitwaye. N'ubundi icyo bivuze byari ibishushanyo bitunga agatoki ku muriro w'iteka uzabaho. Bavandimwe rero, icyo kintu tugomba kukimenya. Ibibazo byose abantu bazana no kutamenya ibyanditswe byera cyangwa ububasha bw'Imana.
soza ndashaka gusubiza ku cyanditswe twakoresheje kugira ngo tukirebe. Ijambo ry'Imana muri Tito Abafilipi 3 igice cya 3 umurongo wa 18. Ndagira ngo bavandimwe iki kintu tukirebe, kibe umunzani ku bizeye, kibe umunzani abahamya ko bizeye, kibe umunzani ku bantu bari aha ngaha, bari aho ngaho bazi ko ibintu by'Imana ari urusimbi, ari ukubikora aho bishakiye igihe babonye akanya. Nako kandi rega nuko gukoramo mvuga so kuvuga ngo ukorere ijuru, ntabwo ijuru rikorerwa, rihabwa nk'Imana, ariko hari ibimenyetso bikwereka ko iyo Mana wayihawe. Ndabaza buri muntu uri aha ngaha, ufite bihamya simusiga muri roho yawe, mu mutima wawe, hahandi uvuga ngo umuntu nyamuntu niwe njyewe, ufite bihamya simusiga ko hari umunsi wabayeho ukabwirwa ubutumwa bwiza buvuga ko umuntu wese mu isi, nibyo tumazemo iminsi, yavutse ari umunyabyaha ndetse nta mbaraga afite muri we zo kuba uwera. Imana ikeneye ko umuntu wese uzajya mu ijuru ari umuntu wera nk'uko yera, apana ugerageza, nta n'umwe ubishoboye. Imana yatanze igisubizo, itanga Kristo aza mu isi, apfa mu cyimbo cy'abantu, ahanwa igihano kibakwiriye. Umwizeye abarwaho gucyanuka kwa Yesu Kristo. Ibyo nibyo byitwa gukizwa n'ubuntu, ukizera ibyo Kristo yakoze, ukaba umwera n'umuziranenge imbere y'Imana, ukabarwaho ukahanagurwaho ibyaha byawe, nk'uko waba uri mu rukiko uhamya ibyaha bakakaza undi muntu agahanwa mu cyimbo cyawe. Ubwo butumwa bwiza warabwizeye mu mutima wawe, bufite ibyicaro. Icyo nicyo urota, icyo nicyo kintu, nicyo gitsikamutima cyawe, cyangwa uracyari mu bintu byinshi by'amanjwe bidafite umumaro. Utegereje uyu muriro uzakurya. Ibi si ikintu cyo gushyiraho urwenya no guseka ngo tuzatubivuga ubutaha. Twabonye ko umuntu akeneye gupfa rimwe hagakurikiraho urubanza. Uvuga ko ibyo yabyizeye rero, ikibazo ni iki? Urindiriye Kristo, umutima wawe ukumbuye ko uyu munsi wagera? Kuko uyu munsi ni mwiza ku bizeye. Gute rero? Niwo munsi abantu bazatangarira umwami ko yabakijije, babonye abandi barimbutse banze kwizera kandi bo bari abanyabyaha. Ubundi mu by'ukuri abantu bazarimbuka si bo bazatangara, ahubwo abantu bazaba surprised ni abantu bazajya mu ijuru, kubera ko azavuga ati ubu se nkanjye kuba narizeye Kristo, ibi byonyine nibyo binjyanye mu ijuru? Ngo aje gutangarirwa. Reka nsome mwumve. Naho twebwe iwacu 20 ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava ari we mwami Yesu Kristo, uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Niho bazahabwa ubwiza, abo nibo bazabatangara bumirwa. Ni gute ibi byamba kuko ngiye kuko abiringiye ibyo umwami yakoze ku musaraba. Ba bandi rero bazarimbuka ni abahe? Barazira iki? Ibintu bitatu, ariko bizingiye muri kimwe, ngo abanzi b'umusaraba wa Kristo, amaherezo yabo ni ukurimbuka. Imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Bahoza umutima ku by'isi. Imana yabo ninda, yaba ikindi se? Nicyo bareba nyine. Ni gute nagera kuri byinshi? Ni gute nabona isambu nini? Ni gute nabona umugore n'abana? Nyine ni gute nakwinjiza ibintu byose byiyongere ku izina ryanjye? Nuko umutima we nahabarira ibintu byose, abirebesha umunzani wawe. Kuri we ibintu bibasha kugerwaho n'ibyumviro bitanu: ibyo abasha gukoresha intoki, ibyo abasha kurebesha amaso ye, ibyo abasha kumvisha uruhu rwe, ibyo abasha gushyira ku rurimi akumva biraryoshye, ibyo abasha kubona nyine abantu bamurebe bamukomera amashyi, abone ko akunzwe na bose, apositingwa na bose, avugwa na bose. Nyine icyo niyo Mana ye nyine. Tekereza, ni ukuri Bibiliya ibyita vain glory, akantu kadafite valeur. Mumbwire, nk'ubu umuntu kukubaha, mbwira bigira ibiro bingahe? Bifite ibara ry'inka, rifite uburebure bungana iki? Ibyo bikakurimbuza. Wakwiringiye umwami w'abami. Kristo yaravuze ngo ndabizi ko mutabasha kunyizera kuko muharanira no gushimwa n'abantu. Icyo kintu cyarantangaje, ngo igituma abantu badashaka kumwizera ni uko bashaka gushimwa n'abantu. Kubera iki? Wemeye uku kuri, ubu buntu bw'Imana, icyambere uhita uhinduka ikivume muri sosiyete. Abantu mwari inshuti, mwagendanaga, mwabaga mu manjwe mwese, ukizera Kristo akakuzura, akaguhumura, abantu bose ukabona bakubereye abanzi. None se ko ari njye wa wundi, ko uburebure bwanjye bukiri bwa bundi, ibiro byanjye bikiri bya bindi, amashuri niza ari yayindi, mvuka aho muvuka, niyo mpamvu mbaye umwanzi wanyu? Baba banga Kristo waje. Igishya kiba cyakubayeho ni Kristo watashye muri wowe. Ukabwira umuntu ngo ubuntu bw'Imana nibwo budukiza, agatangira kuvuga ngo urimo uvuga abantu bajya gukora ibyaha, kandi ubwo aba mu byaha, nawe ukibana nawe mwabaga mu byaha.
ariko ubwo nibwo yadutse ngo urimo uravuga ngo mujye gukora ibyaha, akajya akabaho arindiriye nk'intare irindiriye umuhigo wayo agira ngo arebe ko wazagwa muri kamere, hanyuma akagutunga urutoki akabona aho akanira ibaze umuntu gutega iminsi undi kugira ngo umuti yamubwiye wamuvura azabona ukuntu awuca amazi kubera ko yananiwe kubaho uko Imana yavuze. Ibaze gucunga ngo ucunge ukuntu uzabona uburyo wanzura noneho ujye kurimbuka. Ni agahinda. Bahuza amaso nawe wibaza, abantu bose bari aha twibaze, ni iki kintu ufite mu mutwe wawe? Ubu nuri aho hakaba hari umwana w'Imana arimo arota ngo umunsi nzabona konti yanjye iriho aya mafaranga. Umva, Satani agufite mu mufuka, wowe nawe murapfumbatanye, ukaba urota ngo ukuntu ngo sinjye uzabona afite abana mpositinga n'umugore nzanye ururabo mushyire yabyaye. Ibyo umuntu agahora amaso, Bibiliya iravuga mu Bakolosayi 3 ngo muhoze umutima wanyu kubera mu ijuru atari biri ku isi. Gutyo muhoze bihoreho mu ijuru atari biri ku isi. Uwizeye nukamera. Ni urugendo arakura, ariko agomba ibyo bintu kuba hari ibimenyetso bigenda biba. Imana yabo ni inda. Ni gute nagira byinshi? Bibiliya ikoresha urugero rw'inda nko gushaka kugwiza ibintu. Irari ry'amaso. Bavandimwe rero, abatarizera n'ibyo barimo. Nibyo barimo, ni gute nabona likes ku ifoto nashyize hariya, ni gute narushaho kwambara ubusa abantu benshi bakankurikirana, ni gute nagira inshuti nyinshi z'abapagani kugira ngo nabo bazamfashe mu bukwe. Ni ukubibaramo n'izo terms. Nakuramo iki? Umwami rero ahumura amaso abatarazuka, kuko uyu muriro si uwo kwihanganirwa. Uku kurimbuka kwiteka kandi kurahari kuzaba. Hanyuma bizeye nabo dufunge umukandara, tuba abagabo nyabagabo, twikomeze nk'uko Paul yavuze mu Bakorinto 16. Tutagwa isari, dutwaze ikigabo, hanyuma tubwire ukuri abantu bose tutarya iminwa, kandi tuharanire ko Imana idusunika tukabikoreshwa n'urukundo atari ukubahima kubera ko barimo kwanga ukuri. Murakoze rero, buri muntu wese yibaze, yisubize iki gisubizo rwose, asaba Imana imuhishurire uku kuri, hanyuma waza kugira ikibazo yakibaza.